hari n'ibibazo bihari biterwa n'imyumvire, ibyo bita wenda imyumvire ya za generation zitandukanye cyangwa se abantu bagiye bavuka mu bihe bitandukanye. Hari n'ibyo twe tubona yuko nkatwe dukuze, hari n'ibyo tubona ko ari ibibazo, ariko wenda ariho isi igeze. Twe tukumva yuko abana tugomba kubafungirana mu rugo, ngo bagire wa muco wacu wo mu rugo gusa, ariko tutazi ko hanze nabo bakeneye no kureba ibyo hanze. Noneho ugasanga ayo makimbirane nayo nayita nk'imbogamizi n'ubundi mu burere bwiza, ayo makimbirane ari hagati y'abantu b'iki gihe. Rero zo umucuranzi nawe wigeze kuvuga ngo abubu ntabwo nta gihe batabayeho. Noneho abubu rero bahorana mu makimbirane n'abakera. Ayo makimbirane rero ukora iki ngiki, oya sinshaka, umwana akavuga ati sinshaka kugikora, ahubwo ndashaka gukora kiriya kuko aricyo kigezweho. Ibyo bigezweho rero urubyiruko rushaka nabyo bituma ayo makimbirane ahora. Abagabo tugomba kumva yuko dufite umwanya ukomeye cyane, kuko abana badufataho cyane urugero rwiza. Turabasuhuje abadukurikiye mwese kuri Genbridge Talk. Genbridge Rwanda musanzwe muyimenyeye, ibategurira ibiganiro bitandukanye byo guhuza abakuru n'abatoya, imiryango ndetse n'urubyiruko kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero twasuye muzehe, umubyeyi mukuru w'inararibonye mu by'uburezi, niyo twamuhisemo kugira ngo uyu munsi atuganirire. Turi kugira ngo tubanze tumwakire, umutumirwa wacu ni karibu. Murakoze cyane, nishimiye kuganira namwe. Nitwa Pastor Ubuntu Justin, nk'uko wabivuze nkaba ndi umubyeyi. Nyakubahwa Pastor, mwakoze cyane kutwemerera. Insanganyamatsiko twari tumaze kuyibwira abadukurikiye, tuvuga ku mubyeyi w'umugabo, tuvuga ku ndangagaciro, imbogamizi n'umurage akwiye gusigira abana. Ubwo turavuga indangagaciro, tuvuge ku mbogamizi zijya zibamo, ibibazo, struggles na difficulties, ndetse tuvuge n'umurage, legacy. Munyemerere rero dutangire ikiganiro cyacu mutuganirira kuba umubyeyi w'umugabo cyangwa kugira uwo umuntu yita papa bisobanuye iki? Ni ikibazo cyiza cyane kandi kinakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ndacyita ko ari cyiza kuko kuba umubyeyi w'umugabo bisobanuye yuko uba ufite abana, ukaba ubarera, ukaba ufite urugo, ukaba ubana nabo cyangwa se ubakurikirana mu buryo butandukanye. Mbese kuba umubyeyi nicyo ngicyo bishatse kuvuga, ni ukuba ufite abana kandi abana witaho, waba warababyaye cyangwa se ubarera mu buryo bw'indagizo, ariko abo bana uba bafite mu nshingano. Murakoze. Ubwo mu inshingano muratubwiye ati umuntu aba afite abarera kandi aba afite mu nshingano. Mwatuganirira zimwe mu nshingano umubyeyi aba afite ni nk'izihe, muri make kugira ngo abadukurikiye babashe kubisobanukirwa? Inshingano y'umubyeyi, yo kuba umubyeyi, ni inshingano ikomeye cyane ikuyemo n'izindi nshingano nyinshi. Kuba umubyeyi ukaba ufite abana, ukaba ushobora kuba ubana nabo cyangwa se baba n'ahandi, ariko abo bana bakaba bafite muri izo nshingano twaba turimo kuvuga, bikubiyemo kuba umwarimu wabo, ukabigisha kwitwara neza, ukabigisha uburyo bwo kuvuga neza, ukabigisha indangagaciro z'umwana warezwe neza. Mbese iyo nshingano harimo no kubabera intangarugero mu bikorwa bitandukanye. Kuba umubyeyi nicyo ngicyo bishaka kuvuga, n'inshingano ze nicyo bishaka kuvuga, kuko kubyara ni kimwe,
ariko noneho kurera kikaba ikindi, kandi kurera ni nacyo gikomeye cyane kuko mu kinyarwanda tuvuga yuko uburere buruta ubuvuke. Nta kuntu rero uzaha umwana uburere bwiza utubahiriza iyo nshingano, cyangwa ngo witware nabi. Iyo witwara nabi umwana nawe azitwara nabi, azagukurikiza, keretse wenda agize amahirwe umwuka wera akamukoreramo akabasha kugira undi muntu areberaho. Ariko iyo wabyaye cyangwa se iyo ufite iryo zina ryo kuba umubyeyi, uba ufite n'inshingano yo gutanga uburere bwiza no kubabera intangarugero muri ubwo burere. Ntabwo tumeze nk'aba bandi bavuga ngo uzakora ibyo wumva mvuga ariko ureke gukora ibyo nkora. Oya, ahubwo turavuga ngo umubyeyi mwiza ujya mu nshingano ye ni umubyeyi ukangurira umwana gukora nawe ibyo ashobora gukora. Murakoze cyane. Sinzi nimba ikibazo ndakurikizaho mudahise mugisubirizamo, ariko mutubwiye neza ku nshingano abafite. Ese ni izihe ndangagaciro umubyeyi w'umugabo cyangwa papa cyangwa data aba akwiye gutanga mu muryango? Ni ibiki aba bikwiye kumuvaho abo mu muryango we bamwigiraho cyangwa basabwa kumukuraho? Uretse hari inshingano y'ingenzi umubyeyi aba afite, hari iyo kubonera abarera ibibatunga. Iyo ngiyo ni inshingano inakomeye cyane, inagaragara cyane mu burenganzira bw'umwana. Ko umubyeyi agomba guhahira urugo rwe, abana bakabona icyo barya, abana bakabona icyo bambara, abana bakabona inzu aho batura. Ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane umubyeyi afite muri iyo nshingano ni uko umubyeyi agomba kwita kuri bwa burere, atari uburere bwo mu muryango gusa, ahubwo n'uburere bwo mu ishuri. Umubyeyi aba afite inshingano yo gufasha abana kugira ngo bige, kandi bige mu buryo bwiza, abarihira umusanzu w'ishuri, ababonera imyambaro yo kwambara, ababonera ibikoresho bikenewe mu ishuri. Icyo gihe rero umubyeyi iyo nshingano nayo arayifite. Ikindi nanone, twebwe nko mu itorero, umubyeyi agomba kwita no ku burere bw'iby'umwuka bw'umwana, kuko ntabwo agomba kujya mu rusengero wenyine ngo asige abana mu rugo, hanyuma noneho narangiza ngo avuge ngo ntari responsable w'imico mibi abana bagira. Kuko hari imvugo ivuga ngo iyo utitaye ku mwana wawe ngo umurere neza, ngo ujyane nawe mu rusengero, ujyane nawe gusenga, ujyane nawe mu mirimo y'itorero, aho umusize umusigiye Satani, cyangwa se umusigiye umubisha. Ubwo rero bishaka kuvuga yuko niba uri umukristo cyangwa se ufite imyemerere runaka, wa mwana nawe ushinzwe kurera nawe aba agomba kugira ugomba kujyana nawe mu myemerere, ukamutoza. Toza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza atarayireka. Ubwo rero mu by'ukuri izo nizo nshingano nizo navugagaho. Ariko nanone hari n'izindi nshingano zo mu muryango. Umuco, gutoza abana umuco, abana bakamenya, bakagira umuco wo kubaha, abana bakagira umuco wo kumenya kuvuga neza, abana bakagira umuco no gukunda igihugu. Ni zimwe mu ndangagaciro, gukunda igihugu. Abana bagakunda igihugu cyabo, bakagira ubupfura, bakagira ubutwari, bakagira ubunyangamugayo. Abana bakamenya kurema udushya, kuko abana batojwe kurema udushya mu buzima bwabo, bituma babasha no kubaho. Ubwo rero abana bagomba gutozwa muri ubwo buryo, kugira ngo babashe kubaho neza, babashe kwitegura kwibeshaho, kuko ntabwo abana bazahora iwabo mu rugo ngo bahore bitabwaho n'ababyeyi. Hari igihe kiba kizagera umwana akava iwabo akajya gushaka urugo rwe, cyangwa se akajya kuba
independent, umwana akabasha kwibeshaho, akabeshaho n'urugo rwe azagira, ndetse ahubwo akazanagira n'igihugu akamaro. Icyo ngicyo umubyeyi kigomba guhora ku mutima w'umubyeyi, kuko agomba kurerera umuryango we, akawurera neza, ariko akanarerera igihugu neza n'ubundi. Kandi umwana urezwe neza ashobora guhesha ishema ababyeyi be, ashobora guhesha ishema umuryango we, ashobora guhesha ishema igihugu cye, ndetse ashobora no guhesha ishema isi yose, agendeye ku buryo agira akamaro muri izo mpande zose. Murakoze cyane, mubivuze neza ku ndangagaciro umubyeyi akwiye guhereza abo mu rugo, kubigisha no kubatoza. Tujya tubona hanze, yaba ku makuru yaba ku bigaragara, harimo abatajya buzuza izo nshingano. Nyakubahwa Pastor, murabizi mwebwe muhura na benshi, bamwe babaregera bitandukanye, ariko ndi kugira ngo tugire inama twabagira, cyane cyane ubwo biraza ku gice, ni izihe mbogamizi n'ibihe bibazo bijya bigaragara muri ubwo burezi bujya butangwa n'umugabo. Hari igihe usanga hajemo ukunda agacupa, hari igihe usanga hajemo n'ibibazo byinshi. Mwe murabiturusha, mwatuganirira kugira ngo nabo ubwo butumwa bubagereho. Urakoze cyane, icyo kibazo ni ingenzi, kuko nubwo umubyeyi afite iyo nshingano yo kurera, ariko nanone harimo n'imbogamizi, kuko ubu turi mu isi y'iterambere, iterambere rya tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga ryateye imbere. Iryo koranabuhanga rero, nubwo tuvuga ngo umubyeyi afite inshingano yo kurera, agatoza abana indangagaciro nziza, ariko nanone nk'iyo twagiye ku kazi cyangwa se twagiye gushugurikira umuryango, umwana asigara kuri televiziyo, umwana akaba ashobora gusigara areba kuri mudasobwa, kuri interinete ibihatambuka. Kureba kuri interinete byo ubwabyo si bibi, no kureba kuri televiziyo si bibi, ariko noneho ibyo arebaho ni ibiki? Ibyo arebaho ni ibiki? Abenshi rero iryo koranabuhanga ririho ubu ngubu ririmo gutera imbere, hari byinshi binyuraho bikunda kurangaza abana, bikunda kurangaza uru rubyiruko. Icyo ni ikintu kimwe. Ikindi nanone ni imico. Nubwo umwana twavuze ngo aba ari mu muryango, ariko umwana nanone cyangwa se urwo rubyiruko nanone rujya hanze rukagira abandi bantu ruhura nabo. Ubwo rero ya mico iba iri hanze, akenshi na kenshi hari imico mibi abana bakura hanze, kandi ya mico mibi ikatubera imbogamizi zo kugira uburere bwiza. Iyo mico mibi hari uburaya dukunda guhura nabwo hanze, hari ubusinzi, hari ukunywa ibiyobyabwenge bigatuma bagira imico mibi, hari mbese n'indi mico mibi myinshi cyane ishobora kugira ingaruka ku burere bw'abana. Ikindi nanone hari icyo dushobora kubona hano hanze, gukunda ibintu kubera ababyeyi babo batabonye ubushobozi bwo kubibabonera. Umwana akabona abandi bana bambaye imyambaro runaka, ababyeyi ntibashoboye kubona amafaranga yo kuyigura, noneho ugasanga yararikiye. Uko kurarikira nanone umwana akararikira ibyo hanze, bituma nayo ni imbogamizi ku burere bwiza umwana ashobora kugira. Ndumva ahanini ari ibyo bintu uko ari bitatu bishobora gutuma uburere bushobora kuba nabi. Tubwiye ku mbogamizi ababyeyi bahura nazo, ariko hari n'abashuti bacu bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga, akatubwira ati ubwo muri Gen Bridge muvuga kumuhuza ababyeyi n'abana bakuru n'abato, muzanatubarize cyangwa munashaka ababyeyi bakuru banatubwire n'abandi aho batajya buzuza inshingano. Urugero twari tuvuze nk'umubyeyi ugasanga twabonye twose, bamwe baratubetinga, abandi badushyira mu gacupa, abandi bakagira n'indi mico myinshi. Ndi kugira ngo nabo mugire ubutumwa mubagenera, kuko nabo ni ababyeyi kandi bakeneye kugira ngo barerere igihugu. Urakoze cyane. N'ibibazo bihari biterwa n'imyumvire
ibyo bita wenda imyumvire ya za generation zitandukanye cyangwa se abantu bagiye bavuka mu bihe bitandukanye. Hari n'ibyo twe tubona yuko nkatwe dukuze, hari n'ibyo tubona ko ari ibibazo, ariko wenda ariho isi igeze. Twe tukumva yuko abana tugomba kubafungirana mu rugo ngo bagire wa muco wacu wo mu rugo gusa, ariko tutazi ko hanze nabo bakeneye no kureba ibyo hanze. Noneho ugasanga ayo makimbirane nayo nayita nk'imbogamizi n'ubundi mu burere bwiza, ayo makimbirane ari hagati y'abantu b'iki gihe. Rero uza umucuranzi nawe wigeze kuvuga ngo abubu nta gihe batabayeho. None abubu rero bahorana mu makimbirane n'abakera. Ayo makimbirane rero, ukora iki ngiki, oya sinshaka, umwana akavuga ati sinshaka kugikora, ahubwo ndashaka gukora kiriya kuko aricyo kigezweho. Ibyo bigezweho rero urubyiruko rushaka nabyo bituma ayo makimbirane ahoraho. Ariko nk'uko warumbajije by'abo babyeyi bafite iyo mico, njyewe nabagira inama yuko iyo mico yo kunywa inzoga, iyo mico yo gusinda, iyo mico y'ingeso mbi bayicikaho, kuko ngo uwiba ahetse ngo ababwiriza uri mu mugongo, kuko umwana nta kindi. Urebye wowe wambaje ikibazo wavuze cyane ko ndi umwarimu, ndi na pasitoro. Umwarimu rero agomba kwitonda cyane. Mwarimu n'umubyeyi byose ni kimwe, agomba kwitonda cyane, kuko umwana iyo avutse ntabwo ari byinshi, nta bintu byinshi avukana mu mutwe. Ibintu byinshi rero abyigira muri sosiyete agiyemo. Iyo sosiyete rero agiyemo imwigisha imico, ishobora kumwigisha neza cyangwa se ikamwigisha imico mibi. Ubwo rero nagira ngo abo babyeyi bitwara gutyo, babanywa inzoga, b'abasambanyi, b'abajura, bafite imico itari iminyanga idahwitse, abo babyeyi bashobora kwigisha nabi abana babo cyangwa se ababari hafi. Bashobora kubayobya, ugasanga umwana afite imico mibi atari uko yayivukanye, ahubwo ari uko yayikuye ku bandi bantu baturanye nabo, kandi abo bantu baturanye nabo bagira uruhare rukomeye cyane mu burere bw'abana. Murakoze cyane. Turi kugira ngo rero tugana ku musozo, mudufashe gukomeza kuguma mu nsanganyamatsiko kuri iriya ngingo ya nyuma ivuga ati se umurage abana bakwiye gukomora cyangwa gukura kuri base ni uwuhe? Twavuze kuri base cyane kubera ko ubushize yari umunsi w'ababyeyi b'abapapa, abantu baratubwira ati rwose muzayigeho iyo ngingo, mutuganirire ku mubyeyi w'umugabo. Umurage ni uwuhe basigira abana? Ko abana benshi baba bavuga ati nzaba nka papa, yaba afite umusirikare ati nzaba umusirikare, ndetse muri na pasitori murabizi ko na Yesu nawe yakurikije ububaji bwa se. Mwagira icyo mutubwiraho ku murage cyangwa se legacy ababyeyi basigira abana? Urakoze cyane. Umubyeyi umurage mwiza agomba gusigira abana arera, kuko navuze ngo ari abo yabyaye cyangwa se n'abarera cyangwa se n'abamubona, ni umurage w'urukundo. Umurage w'urukundo, urukundo ruragutse cyane. Umurage w'urukundo, umwana agomba kwigira ku mubyeyi we uburyo akunda abana yabyaye, uburyo akundana na nyina cyangwa se mama we, uburyo akunda umuryango muri rusange, uburyo akunda abaturanye nabo, nk'uko nanabivuze, n'uburyo akunda igihugu muri rusange, n'uburyo akunda itorero. Urwo rukundo rugomba kuranga umubyeyi kugira ngo n'umwana abyigireho. Ikindi kintu cya kabiri, undi murage umubyeyi agomba gusigira umwana, ni uko umwana agomba gutozwa gukora. Agatozwa gukora, kuko umurimo mu gifaransa niho bavuga ngo le travail anoblit l'homme. Umurimo uha agaciro umuntu. Umwana utaratojwe gukora nta kindi kiba kimutegereje
ni ubukene, ni ukwandavura, ni ukubaho nabi. Ibyo ngibyo umubyeyi agomba, uwo ni umurage mwiza agomba gutoza umwana we. Ikindi kintu gikomeye cyane nanone, umurage mwiza umubyeyi agomba gusigira umwana we ni ukumenya gukora plani y'ibintu, cyangwa se gukora plani ni iki? kugira gahunda, ni ukugira gahunda mu bintu akora, gutegura, kwiteganyiriza n'ibindi. Kwiteganyiriza ejo hazaza. Mu kwiteganyiriza ejo hazaza harimo kumenya gukora gahunda n'igenamigambi ryawe, ariko nanone mu kwitegura ejo hazaza harimo nanone kumenya kuzigama. Ni umurage mwiza kumenya kuzigama. Ibyo wazigamye uyu munsi nibyo bizagutunga ejo hazaza. Ubwo rero ugomba kumenya kuzigama kugira ngo ubone uko witeganyiriza mu buzima bw'ejo hazaza buzakubere bwiza. Iyo utizigamiye nanone ubuzima bukubera nabi, ugasanga nanone ubaye umutwaro kuri sosiyete. Ubwo umurage rero kutaba umutwaro kuri sosiyete, ahubwo ukaba ingirakamaro aho utuye, ukaba ingirakamaro. Abantu bose bakubona bakabona ko bafitiye akamaro. Abantu babona ko bafitiye akamaro nibwo ujya kumva umuntu ngo bamutoye mu nzego zitandukanye, kubera babona yuko ari icyo azabamarira. Ubwo rero umubyeyi, umurage mwiza agomba gusigira umwana we ni ukuba ingirakamaro, aho atuye. Murakoze cyane, mutubwiye byinshi, ko ari urukundo, ari ugutegura, kwiteganyiriza, ndetse no kuba uw'umumaro, yaba mu itorero, mu gihugu, mu muryango n'ahandi hose umuntu abarizwa. Ndi kugira ngo rero niba hari inama ya nyuma itugeza ku musozo mwamufite, kugira ngo tubwire abadukurikiye ati cawu cawu, ariko hagize ako mubahereza. Urakoze cyane ku bw'uyu mwanya mwampaye wo kugira ngo ngire icyo nganirira ababyeyi, cyane cyane ababyeyi b'abagabo. Abagabo tugomba kumva yuko dufite umwanya ukomeye cyane, kuko abana badufataho cyane urugero rwiza. Umugabo iyo yakoze inshingano yo kuba umubyeyi mwiza, nta gushidikanya yuko abana be nabo baba beza, bagomba kuba beza byanga bikunda. Kandi noneho umubyeyi w'umugabo nawe agomba kujyana n'igihe, akamenya yuko uko isi igenda itambuka, uko isi igenda itera imbere, ari nako nawe agomba kumenya ibyo abana be cyangwa se abafite mu nshingano ze bakeneye. Kandi yamara kubimenya ntaterere aho ngaho ngo abishyire mu gafuka, ahubwo noneho akabiganiriza. Icyo kintu ntabwo nakibutseho cyane, akanagira n'umwanya uhagije wo kuganira na ba bandi arera, kugira ngo amenye ibibazo bafite, amenye ibyo bakeneye, kandi noneho si ukubimenya gusa, anashake n'ibisubizo. Hari n'igihe kuko abana n'ubundi ntitunagomba no gutekereza yuko abana bahora ntacyo bashoboye. Muri ko gushaka ibisubizo nabo bagomba kubigiramo uruhare, kugira ngo ibisubizo azazana bizabe bijyana n'ibyo bifuza. Ubwo rero nagira ngo icyo kiganiro mu muryango, cyane cyane ku mugoroba cyangwa se muri weekend, igihe mwabonye akanya mutagiye muri za shuguri cyangwa mwaruhutse cyangwa se mutagiye mu kazi, icyo kiganiro ni ingenzi cyane mu rugo, kugira ngo tumenye icyo abana bacu bakeneye n'uburyo dushobora gufatanya nabo kubishakira ibisubizo. Yego, murakoze cyane, byari byiza kuganira namwe mubyeyi. ubwo nakagaruka ubutaha nabwo nitubakenera, ziko muri abantu beza muzatwemerera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagirire neza mu byo mukora byose. Merci beaucoup. Yari Gen Bridge Talk. Abadukurikiye
nibwira ko bazi uko babigenza kugira ngo ubutaha ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho.